Nkundira ngo usuhuze nguhe ikaze kandi ngushimire uwo dukunda udukurikira umunsi ku munsi. Ndanezerewe kongera kugaruka imbere yawe kandi nishimiye yuko uri umuntu udasanzwe, uri inshuti y'akadasohoka. Ngize nti mugisha w'Imana ube kuri wowe kandi aya masaha mwifurije kugubwa neza aho uherereye. Akazi urimo birashoboka ko uri muri bisi, birashoboka ko uri muri biro, cyangwa se biranashoboka yuko urwaye ukaba utameze neza, ukaba ushaka kumva ijambo ry'Imana. Hanyuma nkundira nkubwire ngo Imana iragukunda kandi nanjye ubwanjye ndagukunda. Nkwifurije umugisha w'Imana rero. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Nicyo cyonyine navuze ko nzajya mbaha. Ntimuzambona mu nyigisho za politiki, ntimuzambona mu bindi donc icyuzuye mu mutima w'umuntu nicyo afashisha abandi. Jyewe kenshi rero nuzuwemo n'ijambo ry'Imana, niyo mpamvu navuze ko ntazajya mbatindira, nzajya mbaha bike bishoboka mu igaburo ry'umunsi cyangwa icyo mwifuza ko mwageraho, ntibahe. Ndumva rero nishimye kandi ngo haye ikaze mu ijambo ry'Imana, ariko nkundira ngo usengere kumva icyo Imana ivuganye nawe. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko uri Imana itarabanura abantu ku butoni, uri Imana itabura uko ugenza. Iyo abantu babuze uko bagenza, we ntubura uko ugenza. Iyo abantu bashobewe, uri Imana idashoberwa. Ikindi gushimira Mwami, uri Imana idakangwa n'ibihe n'iminsi, uri Imana idakangwa n'uko izuba ryacanye cyangwa imvura yabaye nyinshi, uri Imana idakangwa n'ibiza, uri Imana kandi izi kurinda. Habwa icyubahiro. Wigeze wakora ikintu gikomeye, uduha amenyo 32 hanyuma udushyiraho n'ururimi. Uru rurimi turagushimiye Mwami ko ruri hagati y'ibihekenya ariko ururindirayo. Shimwa, niko tumeze abantu bawe, turi mu isi irimo Satani n'abadayimoni, ariko turagushimira ko duhumeka nubwo abanzi bacu baba batabishaka. Shimwa Yesu, habwa icyubahiro. Kuri ubu rero tugiye kuganira n'ijambo ryawe. Abantu bawe ndakwinginze kugira ngo ubafashe kandi ndabararikira kumva icyo uvugana nabo biciye mu ijambo ryawe. Ntushyigikire, nkubereye umuyoboro. Mwuka wera w'Imana nambane nanjye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Maze iminsi ntekereza ikintu gikomeye. Iyo umuntu ari mu nda, haleluya, iyo umuntu donc mu kuremwa k'umuntu ajya mu nda ya nyina, kandi mbibutse ko mu nda hari igifu dushyiramo ibyo kurya. Hanyuma uriya mumaro w'igifu gikacanga cyangwa se gitunganya, gihekenya ibyo twariye, kikabitunganya, iby'intungamubiri bikajya mu mubiri, ariko ibiri rojete bikagomba kurojetwa, bidafite umumaro mu mubiri bikarojetwa cyangwa se bigasohoka. Hanyuma hari ikintu natekereje gikomeye, nshaka ko ufasha nawe ukacyumva gutya ugashimira Imana. Iyi nda twese turayigira, kandi muri iyi nda, haleluya, muri iyi nda iyo umwana ari mu nda y'umugore aba aturanye n'igifu, kandi ko igifu gisya ntabwo gisya umwana. Ndashimira Imana ko hari ibintu bitadusya. Ubayeho hari ibintu bitadusya kandi duturanye nabyo, duturanye n'ibidusya ariko ntibidusya. Kabiri, natekereje akantu gakomeye kuri aya menyo dufite 32 cyangwa se 36, bitewe n'uko umuntu yabaye mukuru. Bavuga ko uyu muntu yakuze agira amenyo 36, aba ari umuntu uri macuwa nyine umaze kujya mu zabukuru. Hari ibyo bita muzitsa biza kumera nyuma. Ubundi mu busanzwe umuntu agira 32, ariko ngo yamaze gukura amera za muzitse nye akaba 36. Rero tekereza kuva wavuka warameze amenyo, hagati y'amenyo 32 haba ururimi. Rero ntabwo aya menyo nubwo akacanga tukayakoresha turya, ntabwo ndumva umuntu wakacanze ururimi, kubera ko ariko Imana ni igitangaza. Dushimira Imana iturindira hagati y'ibikacanga, dushimira Imana iturindira hagati y'ibyasamye. Imana nishimwe. Nari nguhaye ikaze kandi ishimira n'Imana, nawe iryo shimwe turifatanye. Dusome Bibiliya twumva icyo Imana ivuze. Haleluya. Yeremiya igice cya 4. Ejo narindi kubigisha amakuru ari mu amagambo ari muri Yeremiya n'ubundi igice cya 4 umurongo wa 19. Nkundira none ngo dusome Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 5. Bibiliya iravuze ngo Imana yinginga abayuda ngo bihane. Imana yinginga abayuda ngo bihane. Umva icyo Bibiliya ivuze kuri igice cya 4 umurongo wa 5.
Bibiliya iravuze ngo mumenyeshe Ubuyuda kandi mwamamaze n'i Yerusalemu muti nimuvuze impanda mu gihugu, murangurure muvuge muti nimuteranire hamwe tujye mu midugudu igoswe n'inkike, mushinge ibendera aherekeye Siyoni, mwiyarure ntimurushye muzuyaza, kuko ngiye kuzana icyago gikomeye giturutse ikasikazi no kurimbuka gukomeye. Intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yaramanutse aviwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, n'imidugudu ikaba isigayemo imisaka itagira uyituyemo. Nuko nimukenyere ibigunira, mucure umuborogo murire, kuko uburakari bw'Uwiteka butatuvuyeho, Imana nidutabare. Aha, twongereho nayo igitabo cy'umukozi w'Imana bita Yosuwa, igitabo cya Yosuwa igice cyaho cya 2 umurongo wa 17. Bibiliya iravuze ngo aba bagabo baramusubiza bati iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho, nitugera muri iki gihugu uzapfundika akagozi gatukura mu idirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwa so bose uzabateraniriza iwawe. Nihagira umuntu uva mu gihugu Prito mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba uri hamwe nawe mu nzu, amaraso ye azatubeho nihagira umwakura, ariko nutubura ntituzagirweho n'urubanza rw'indahiro uturahije. Hanyuma munyemerere sozeze mu gitabo cy'Abaheburayo, mwihangane niko amagambo Imana ibe yayampaye. Hari abantu ngo badakunda ko abantu basoma ahantu harenze 2 cyangwa 3, ariko umucuruzi wese acuruza akurikije uko yaranguye. Nkundira dusome naye Abaheburayo igice cya 12 duhere ku murongo waho wa 22. Haravuze ngo ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika, n'iteraniro ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose, mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayaberi. 25 haravuze ngo mwirinde mutanga kumva iyivuga ubwo babandi batakize, kuko banze kumva ibaburira iri mu isi, nkaswe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Hanyuma funga Bibiliya werereye cyangwa untize amatwi yawe umbabarire muri aka kanya gatoya, ngiye gukoresha iminota mikeya mvuga Imana neza. Vuga ngo amen. Ndumva ashaka kuvuga Yesu neza muri aka kanya. Imana nidushoboze kandi ndabizi neza ko mu nyumva. Haleluya. Kameramani aze gukora muri telefone gatoya kugira ngo haze kuzamo urumuri. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo mwirinde mutanga kumva Imana ivuga ubwo babandi batakize. Babandi twasomye ejo ni bari abantu b'i Sodomu n'i Gomora. Haleluya. Haleluya. Abantu banze gukora ibyo Imana ishaka. Yeremiya yavuze amagambo akomeye, haravuga ngo nimumenyeshe Ubuyuda, mwamamaze n'i Yerusalemu, mubabwire ko Imana ikibabaye. Ejo twaganira amagambo akomeye, havuze ngo Imana ifite umubabaro. Imana yarababaye kugeza ku rwego iririra Abayuda n'ab'i Yerusalemu banze kwihana. Uyu munsi wa none rero biravuze ngo nimwamamaze, mubwire Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Kandi aba Bayuda turi kuvuga, jyewe Ubuyuda ntabwo mpazi, ni Yerusalemu ntabwo mpazi. Ndabwira Abanyarwanda muri kunyumva, uburakari bw'Uwiteka ntabwo bwavuyeho kubera ibyaha turi gukora rwihishwa. Imana iracyafite umubabaro, ntabwo uburakari buratuvaho. Bibiliya iravuze ngo nimwiyarure, umuntu wese areke ibyaha. Narinzanye ijambo rivuze gute? Ndashaka kubwira muri aka kanya ijambo rivuze ngo Imana ntirakareka uburakari, cyangwa se mu yandi magambo ntabwo Imana yigeze idusekera, ntabwo Imana ifite imiseko, ntabwo Imana iri guseka n'abantu. Imana irababaye, ifite umubabaro. Imana ifite gahunda yo kuza kurimbura isi kubera ko ibyaha byamaze kuba byinshi. Icyo Bibiliya ivuze iratubwira ngo nimwiyarure, umuntu wese ave mu ngeso ze mbi, umuntu wese nareke ibyo akora yiyarure. Ndakwifuriza kwiyarura mu izina rya Yesu. Kwiyarura ni iki? Doke mu yandi magambo ni ukuva aho wari uri habi ukajya heza. Imana igufashe wiyarure. Nakwinginze wiyarure.
kwiyarura. Biravuze ngo intare yasohotse mu kibira kandi umurimbuzi w'amahanga yamaze kuva iwe. Iyarure, va mu byaha, va mu busambanyi, va mu bujura, va mu butinganyi. Reka ubwo butinganyi, reka ubwo bugore uri kurya. Abantu bari kurya ubugore ari abakecuru, hari abantu basubiye mu nzoga, basubiye mu matabi, basubiye mu bupfumu. Rekura ibyo byose wari ufite, rekura, kuko ntabwo ari igihe. Iyarure. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ngo kandi, haleluya, Imana ishimwe. Kameramani nyikiriza, haleluya. Bibiliya hari ikivuze. Kameramani wanjye rero nawe rwose Imana igumugisha. Jya unyikiriza, ndabona ari wowe turi kumwe aka kanya, ariko wenda n'abandi nuko ari kunyumva ninzajya mvuga ngo haleluya, jya unyikiriza. Imana ishimwe kameramani. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo nimwiyarure. Banyarwanda nitwiyarure. Ntabwo ari igihe cyo gukina, ntabwo ari igihe cyo kujya mu matiku n'amagambo, ntabwo ari igihe cyo kunywa za muri turi, ntabwo ari igihe cyo kunywa ibiyobyabwenge. Ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwegera Imana. Imana ishimwe. Ndagira ngo twegere n'umwanya wo gusenga, ntabwo nzajya mbatindira. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga, Imana idushoboze kwiyarura. Imana ishimwe. Dusomye amagambo akomeye. Uyu mugore dusomye witwa Rahabu, ahangaha ni inkuru za Rahabu dusomyeho. Yosuwa ari kwandika, Imana iramukoresha yandika amagambo, ariko aza kwandika iki gitabo cya Yosuwa, igice cyaho cya kabiri. Hari inkuru z'abatasi ngo bari bamanutse baje kurimbura Isodomu n'Igomora. Hanyuma rero ngo bahungira kwa Rahabu, kandi mbibutse ko kiriya gihugu cy'Isodomu n'Igomora, aha niho Loti yari atuye. Mwibutse ko kujya kuhatura yari we na Aburahamu bari mu rugendo, bari kugenda bagiye i Kanani nk'uko Imana yari imuhamagaye. Aburahamu Imana imuhamagara, uwo bita Loti nawe ngo yaraje amwiyungaho. Bageze mu nzira rero ngo abashumba babo baratongana. Mu gutongana kw'aba bashumba, Aburahamu aramubwira ngo rero niwemera kujya iburyo ndajya ibumoso, n'ujya ibumoso ndajya iburyo. Hanyuma uwo bita Loti ngo ahitamo kujya mu gihugu cyitwa Isowari, igihugu ngo cy'amata n'ubuki, nuko byavugaga. Doke cyari igihugu kinetse kirimo ibintu byiza. Hanyuma kubera ko ngo hari heza, hanyuma urumva habaga n'ibyaha. Iki gihugu rero gikora ibyaha, kandi gikora ibyaha bikabije. Na Loti rero akirimo. Imana ifata icyemezo cyo kuharimbura, ariko hakaba indaya yitwaga Rahabu. Uyu Rahabu rero ngo afata ba batasi Imana yari yohereje, ngo arangije ngo arabahisha. Ngo amaze kubahisha, ngo mu gihe ngo babatinganye, ubutinganyi bwari buri kubera muri icyo gihugu, ngo bamaze kumenya ko haje abandi bantu, ngo bajya kwa Rahabu, bamenya ko binjiye kwa Rahabu, bashaka kubasambanya. Hanyuma Rahabu aravuga ati rero bene data, nta bagabo bari aha, kandi ndabinginze ntimungirire nabi. Rahabu ikintu yakoze, yarababwiye ati rero ubwo muje kurimbura Isodomu n'Igomora, nimba mbagiriyeho umugisha nkaba mbahishe, nimbahishe nkabacikisha, niki muzangirira, niki muzamarira kugira ngo nanjye ntarimbuka? Haleluya. Uwo bita Rahabu baramubwira ngo rero indahiro turahije, nta mugayo uzatubaho. Icyo tugiye gukora, ugiye kuducisha muri iri dirishya. Harababwira ngo iri dirishya ugiye kuducishamo kugira ngo dutoroke. Tugiye gusezerana nawe isezerano. Nituramuka tugiye, uzafata akagozi gatukura nk'isezerano ry'amaraso ya Kristo. Haleluya. Uzafate akagozi gatukura ugapfundikaye ku idirishya uducishijemo. Nituramuka tuje kurimbura Sodomu na Gomora, ntacyo tuzagutwara. Tuzabona ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, tuzabona ikimenyetso. Rahabu aravuga ati Imana ishimwe. Ariko baramubwira ngo ariko bene so na bene wanyu bose na mu rugo rwawe uzabateraririza iwawe. Rahabu arabyumva. Imana ishimwe. Niwiyarure rero uze mu nzu y'Imana, niwiyarure uteranire mu nzu ya data, niho honyine tuzakirira. Iyarure va mu byaha. Hanyuma murabizi byabaye Isodomu n'Igomora, Imana iraharimbura. Uwo bita ngo Mukaroti ngo arakebuka areba inyuma, ngo ahita ahinduka inkingi y'umunyu. Abajya muri Isirayeli bo barahabonye ngo Yeriko, ngo babonye uko hameze. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusoze. Bibiliya yatubwiye ngo yewe rwa rwandiko rw'Abaheburayo muri teoloji bavuga ko ubundi rwanditswe na Pawulo, ariko kenshi ntirugaragaza uwarwanditse. Umva kuntu Bibiliya ivuze. Iravuze ngo rero mwirinde, igice cya 12 umurongo wa 25. Nimwirinde yemwe bakunzi ba Bigirozo TV, mwirinde mutanga kumva Imana ivugira muri jewe n'abandi bahanuzi bakozi b'Imana, kuko ubwo babandi batakize kuko banze kumvira ibaburira ngo iri mwisi, ngo nkazwe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru tutanareba. Mwiyarure rero, Imana iho mugisha. Ni igihe cyo kwiyarura, ntabwo ari igihe cyo kwandura. Nari mfuze ngo Imana iho mugisha. Reka nsoreza aha, mbifurize kugubwa neza aho muherereye. Imana iho mugisha.
reka dufate akanya tubifuriza umugisha w'Imana kandi bashimire ko mukomeje kumva ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu, iri ni ijambo ryawe, ndasenza kugira ngo aba bantu biyarure kandi koko bave mu byaha. Uwasambanaga ntakongere gusambana, wibaga ntazongere kwiba, abatinganye babivemo, abanywi b'inzoga bazireke. Ndakubita ibyaha mu gihugu, ndirukana imbaraga z'umwijima, ndasenya ubwami bwa shitani, ndamenagura imbaraga z'abapfumu, ndamenagura ibisekuru, izi mbaraga zo mu bisekuru abantu bakomokamo, za nyabingi n'ibitega n'ibitongerano ndabitesha agaciro. Ndamenagura buri mwuka wose urwanya abanyetorero, ndarwanya imbaraga zirwanya abera b'Imana. Ndavuze ngo abantu nibere baba mu byaha, kandi urakoze kunyumvishije mu izina rya Yesu, amen.